ibya Yefita, ibya Dawidi, ibya Samweli, iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abandi no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba imirimo y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore baheshwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe gukiranuka kurushaho, bahabwe kuzuka kurushaho kuba ku isi. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa. Yego, komeza. Bicishwaga amabuye, bagaterezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impuzu n'izindi, bari mu nzu zose bakababazwa, bakagirwa nabi. Yemwe n'isi yari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa izasezeranijwe, kuko Imana yagambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganwa bose tutari kumwe. Amen. Amen. Nakomeje gusenga Imana kugira ngo ize kumfasha, kuko nahawe ikintu kitoroshye, nahawe igikwanganya gikomeye. Kuvuga uyu munsi reka nshimire umushumba w'itorero rya Sepaki n'abo bakorana bahaye umwanya. Dushimire itorero rya Grace Tabernacle Ministry badutije aha. Dushimire abantu mwese muri hano. Ntewe iteka n'icyubahiro gikomeye guhagarara mu rugo rwa Semumbya Zikiyeri mvuga Amosi. Ndabona Semumbya hano imbere yanjye, namubonye nibuka intebe ya Semumbya ku Kibundi yaririmbaga buri cyumweru. Nakundaga indirimbo z'ikibere. Nje hano mbona Semumbya. Ikindi kinejeje cyane, uyu munsi nsa nkaho mpagaze mu muzinda, kuko ni imbere y'amaraso ya Gikwerere, abahungu be n'abakobwa n'abakazana. Ntabwo rero biza kunyorohera kuza gufata nabibwiye nijoro, ariko kugeza ubu ubwonko ntiburatwangaruka, buracyarimo kerere. Muraza kwihangana rero, abaganga baraha, ibyo nza kuvuga muze gucunga neza niba nabyo atari hahamuka, ariko ndabizi neza ko atari ibyo, kuko n'umunsi Yesu wagenda abigishwa bakuzura Umwuka Wera, abateoloji b'abaate babahakanye
ngo ntabwo bemera ko ari umwuka wera, ngo bavuga ko ari hahamuka, ngo ni turoma kubera ko Yesu yabasize. Ndazi neza ko uyu munsi reka rero gukomera si ukutababara, gukomera si ukudaha agaciro uwagiye, gukomera si ukugira ngo mutwereke ko mwizera cyane, kandi kurira si ukugaragaza ko mutizera. Uyu mubiri ufitanye isano na Gikwerere, tugomba kurira kuko dutakaje Igikwerere, dutakaje umugabo w'abagabo. Rero kurira urira mu murekarire nabishobora, ko abenshi tukinabishobora. Ejo nasomye message nk'umushumba yaravuze, numva ahantu nari mu giterane, imitima ibana myinshi, sezere ntahe njye kurira kuriki. Nari mu kigero cya Mudagiri Revera, nubwo nibuka aho duherukana mu giterane mu Mirembwe, n'amagambo twaganiriye mfunguye. Rero umuntu wari iruhande rwanjye arambwira ati ngo baravuze ngo Revera Gikwerere yararangije. Bivuze ngo somye message ku rubuga rwa famille sanga baramuritse, ariko nubwo ngiye kubwiriza ababwira ngo abaganga baze kuba hafi, nubwo ngiye kubwiriza ntabwo ndemera ko yagiye, ntabwo biri guhura mu mutwe. Izina Gikwerere no gupfa ntabwo biri kumanshinga mugani w'abantu babiki, ntabwo biri guhura. Nagerageje kubihuza, navuga izina Gikwerere nakurura kuko muzi kuvuga ngo yapfuye ko nasinziriye mu gicuku ko ndarota n'ibikijana. Ariko nanone n'umushumba ugize iminsi mpagarara mu bihe nk'ibi muri aka gashuru n'iyi mvura. Umunsi umwe nahagaze i Nyamata, natakaje umugabo mu Gifaransa baravuga ngo ni maître wari ushyigikiye muri minisiteri. Muzumva kenshi iyo ndi kuririmba mushyiramo witwa Gasore. Nabwiye abantu nababwira ngo amarira niriye Gasore sinzi ko nzongera kurya, kandi n'ubu nyine ntibiraza, araza ariko kandi agasubirayo. Gasore yari umugabo muto w'imyaka 40, wumva neza umuhamagaro, bagera i Nyamata arashyigikira. Ibyo nabivuga ni byinshi, ariko urupfu rwe rurantungura. Yararyamye ari muzima, saa 8 umudamu arampamagara arambwira ngo nihute mu rugo. Ngeze mu rugo usanga umudamu yavuye mu cyumba yicaye muri salo, naho umuntu yarangije kare. Ninjiye mu cyumba nsanga Gasore yataye, kujyana kwa muganga. Abaganga nta kindi bakoze, baravuga bati mwihangane. Isi irabiranduka nyireba, isi iramira, ariko Imana ibi bintu twamenye nubwo abantu barimo kubica amazi muri iki gihe, ariko bifite imbaraga z'igihe cyashize n'ikizaza. Amen. Abana mukomere, ntabwo ari mwe yego ku maraso umuze papa, ariko ni se w'aba bantu bose. Nta kindi twakora ngo tubereke ko duhuje akababaro uretse kumwabonye. Ngiye kumuvuga mu bice bitatu, ariko kandi ntaramuvuga usa n'uhagaze ku kiriyo cy'abantu bane. Murabizi Revera Mudagiri turamushyingura, muzi abana b'abakobwa baraye bahuye n'impanuka, umuryango wa Sebanyana ku Kabigo. Ukuvuga ngo muri make ngiye kubwiriza ikiriyo cy'abantu bane.
abari hano mwese mwihangane, abafite uwo mukobwa wundi mwihangane. Mbese turi mu bihe bisaba ko twinjira mu kindi kirere. Amen. Birasaba ko tuva ku butaka tukajya mu yindi si, kuko iyo tumenyereye imbaraga zawe zarangiye, ntabwo dushoboye kuyijera. Amen. Abo bose barize kwizera kwabo, mbona zashira urukuruzi. Umucuranzi kuri tayari ashaka gutaramira Gikwerere Kajereza, ko wabonye natangiye gahora, ariko ndaza kuvumbuka bwaho, kuko igitaramo cya Gikwerere ntabwo nagishyiramo amazi, ntabwo nakizanamo imbeho, kuko yari umugabo ususurutse, yari umugabo washize imbeho. Amen. Amen. Abo bose barize kwizera kwabo, nibabona bashira urukuruzi. Abo bose barize kwizera kwabo, nibabona bashira urukuruzi. Abo bose barize kwizera kwabo, nibabona bashira urukuruzi. Amen. Pastor Maruba, niyo volume nini cyangwa tuzamu? Ko ndashaka turegera ibintu. Anatubonye ukuntu tumutaramiye turimo kujereza, yatwandikira message. Bari umugabo wataramiye Imana, akicara guhera ku mugoroba akageza mu gitondo. Niwo mushumba wataramiye n'abasaza n'abakecuru n'abana, abandi bageze mu masaha 8 bakajya kuryama. Gikwerere n'abacoba bakicara, isake zikabikana bagasoma. Bose
ndazamuka ku misozi y'umuriro. Amen. Mwumva nabibutse benshi burya abakozi b'Imana ni nka tisi, umwe yatashye akibutsa abandi bose. Ndaje mbabwira abo gerageza kwibuka namwe mwibuka aba tuje kwizihiza ubuzima bw'umugabo washoye ubuzima bwe mu Mana. Abo bose barize kwizera umuhanzi wahinjiye ibibi ajyaga hagati akavuga ngo bakeye kemo wayoboraga itorero neza mubona ndashimira ukubuze mubona ndashimira ukubuze nyabisage wari umugore n'umutima mu rugo mubona ndashimira. Amina. Hallelujah. 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 Nimbabwira ngo muzamura amaboko ntimugire ngo nafobeje uyu munsi. Nimbabwira ngo mukoma amashyi ibiza byose mu byaki ni ukwizihiza ubuzima. Nari nzi iminsi nk'itatu mu giterane gifite topiki yindi ariko nagira ntabwo nahazi indirimbo zo mu ijuru hapo ndipo mahali pako, hapo ndipo makao yako, hapo ndipo nyumbani kwako, karibu upumzike. Naona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wako akinitazama kwa upole na macho yenye huruma. Kachukua kitambaa akanifuta machozi akisema Yesu kanikubalia. Zini mikrofoni kubadala hivi tugumane yanjye siko kwezi. Kachukua kitambaa
wachungaji, yatosha walio wazomeni, yatosha walio wazuri, yatosha walio watukana, yatosha walio wasee, yatosha. Siku moja tutakaribishwa, siku moja reka mpangarize ibintu babwira mu makuru. Amen. Ngiye kumuvuga mu bice bitatu. Icyambere reba gatatu cyane zaza kureba gusoma icyo ngiye kumuvuga mu bice bitatu. Igice cyambere ni igice cy'amaraso cya famiye cy'umuryango w'abanyagihugu. Twaraturanye, twarabana, twarasuranye mu bya famiye, turazamurana, turashyigikirana. Kuba uyu munsi ni imbere y'umuryango wa Sehumbya n'ibyo zinakomeza gukoresha kugira ngo nyuma ntaza kuba umwe muri aba undi akavuga ko nagusize. Sehumbya niwo mutaka ngiye gukoresha. Menya ubwenge, nasanze papa barabanye bavukana, ibyo bavukanye n'ibyo twese tubihanga dukomere. So icya kabiri, ndamuvuga nka mwarimu wacu ku ishuri rya Bibiliya ku Runundu. Yari umwe mu bigisha, yigishaga igitabo cy'ibyahishuwe, akigisha homiletike, ufundi wa kuhubiri. Ariko Imana yemereye urupfu. Icyo bitaretse ngo uzavumva kuswe hano ku isi afata inzira ngiye atahe, ariko hari uwo kutwara akabaruka nabyo gabikamubiri. Ufundi wa kuhubiri imbere y'ukuri aranyigisha, turabana mu ishuri, tukajya kumusura iwe mu rugo. Murabizi abanyeshuri n'abarimu twagiraga igihe cyo kujya kumutembera. Ayo makuru murayazi uko ubuzima bwari bumeze. Twagerayo tuvuye kumuhingira, kumutembera umurima, tukamubwira ngo reka noneho tugiye kukubaza ibibazo turi mu rugo utari mwarimu noneho. Ako umuntu wese akabaza ibyahishuwe, ya mafarashi y'umweru n'ayandi y'umukara, ya za nzabya zirindwi, bya bintu byose yarabishuye. Muswe Reverend Mutagirwa yaravuze ngo iyo agiye kwigisha ibyahishuwe ngo gikwerere yicaye ngo azagire ubwoba. Bakavuga ngo se baraza kubivuga neza, gikwerere yicaye. Mu yandi magambo, ndababikira ko tubuze inkingi yo mu byahishuwe, ariko agiye kubibona neza uko yabivuze. Ngira aho mwibutse neza, ngira ngo hari kuri 85 nari umusore mutoya, ntangiye kuvuza ingoma, nje ni kanisa ntiwumvangu, nagiye kumenya ubwenge nsanga ndi mu kanisa. Imana izamfashe nisoreze mukubona naradutse ntabwo yo kumvamo abantu bashaje. Noneho hari kwirumba ku cyumweru hateranye abo mu Gaseke, hateranye abo ku Monyi no ku Irumba. Aza kumuvuga ubutumwa bari ku busitani. Mu gitondo ku cyumweru arabwiriza, asoma ijambo rivuga ngo hari ku munsi w'umwami ngo mba mu Mungu. Haleluya! Iryo jambo arabwiriza ngo ndetse hagati umugabo arahinduka tumureba. Hari hakiri abagabo hataraza aya manza bajya y'amacakubiri, abantu bose bakiri hamwe, bamuyomba rwabugiri, bambati, barazaro, bambati n'abakambaza n'abamureke. Muzehe namubonye hamusiro ariye. Abantu bazabona umuntu abanyarwanda barafise n'umuntu wagenze ndabitwifu abo bakimurya naje mu kanya bavuga